yirirwa rira kuva mu gitondo kugeza ninjoro yirirwa boga kuva mu gitondo kugeza ninjoro bose babireba Theo Theo nari mu bantu byababaje Theo byaramubabaje ariko oh Lord Simani kwishindi guseka You didn't have to ntabwo ugomba gushyiramo Theo man nyine ndamukunda ariko aranashimisha impamvu mbasetse nuko nsigaye mubona kuri live za TikTok ari gushwana n'abakirisitu yo Yesu we gandebera nkako kabikwere reba ibintu namwe kaje kagahurutura imbere ya kamera ubwo waba uri umuntu muzima kuko ntago warakara oh my god man uziko ndize ndetse nkarira bro Theo bose babireba wallahi umukozi w'Imana ariko abantu baramubabaje man oh man nuko shano kurayanditse urakoze cyakora uzi kwanika amenyo koko uzi gutera iseseme wanumbi ewe nta kindi kintu nakubwira nuko nawe uzikurira nubuze byose rero ngo ubonye buririra komeza urire turebe ihangane mane ihangane kabisa birumvikana mahoro birumvikana ariko ihangane mane nk'umuntu w'umugabo ikarume kabisa ikarume bro so banyarwanda kazi rero nago biza koro ariko uko byagenda kose Matsko it's okay man it's okay sibyo babashe man it's okay kabisa it's okay bro wewe wangaga gutaha sorry bro sorry uzikurira biragaragaye biraboneka kandi turabireba ubu rero ibi ni bya bitinganyi bajyaga bavuga byirirwa byambaye papa birirwa bacukura mu kabuno bitangiye kujya bibagaruka nyine tu ego mwabati ihangane bavuga ngo nta mugabo uranga muri mugabo atema cyamunda yaje gukomera ngaha yaje inyuma no kuvuga ngo rero Matsko ihangane kabisa kandi sorry bro ni keshi kino kiganiro impamvu cyitwa Sipo Show dukunda kugaragariza abantu abo turibo sibyo niyo mpamvu ngewe ntaba nshaka ko ngo umuntu aza ngo avuge ngo mu bustari ngo byagenze gutya mbashaka mbe njya kwirirwa mvoma impamvu nabaye mugufi nje navomaga amajerekani niyo mpamvu babaye mugufi kubera amajerekani na amajerekani nakorere nekidiya nakiza ubonye gutera iseseme muri iyi singurarira urababaje nubuze byose aha Theo uratara abantu bakugiriye neza kuri telefone bari kugenda bagufasha Anita Pendo mu byamamare biri mu Rwanda wow jewe nza amazina ye yombi nigeze mvugisha na telefone ariko je nabonye received yanditseho ngo Anita Pendo numva nta wundi wabikora sinigeze nanamuvugisha kandi ndabizi kari mu byukuri iki kizingo nacyo gihera mu gitondo gisaba ngo mana uzaba umugabo mana nje imbere yawe gusengera umugabo tuzashakana ndabizi ko nananiranye kandi ndi n'ishyano nta mugabo utanzi muri iyi Kigali ndashaka wa mugabo guhora imbere apfukamye umfashe umume kandi umurinde ubusambanyi umurinde abakobwa b'i Kigali niba muraruri kandi agumye kuba imanzi uwo niwe mugabo nshaka rwose hanyuma se wowe iyo uri kwerekana amakariso imbere ya kamera no mu muhanda kuki ubwo se ubuzika abahungu tuvuga ngo iki icyo muzi ni ukuruka ubusaguzi babwire n'ahandi hantu wasanga abakobwa bafite amazi usibye muri n'imiti ntibayifata na muyaga ariko se kudatwikiye muyaga kwikira muyaga no kwande kwa muyaga yamaye ibya Kanyombya ni umuhanuzi se mwuka agira Imana we byo turabikizwa n'iki aha Imana yambwiye ngo ufite ubusambanyi bukabije mu bana bato mu bakuru ndakubwiye wakuma
iki kiganiro mana ukide bone stante bone guy iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose ayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona Amayi wa mukobwa ararize. The bone start bone guy. Sinaryawe